Hello friends and family, mumeze mute? Twagarutse ku mihanda, wakibaza uti ni iki kijambere? Bonjour Kenisi. Vipi wewe? Sawa, ngenda shaka kwiga Gasogi. Gasogi sura ishaka iki ko atari topi. Kora mukinyi mwaguze umuntu atari nari yakutsa amenyo igiye kwisha ibyatsi. Wowe se amenyo urayafite? Yareka kwisetsa nk'umuntu ubonje injugu. Wowe ufite iki, wakoze iki, ni uri iki usibye kuvuga ubusa gusa? Erega Kenisi nkunda amagambo no kuvuga ati umva ijambo rimwe. Umva. Icyo nicyo kizabica muvuga ubusa mugatakaza umwanya. Wowe waramubonye ibyo yakoze warabikoze, uzi imyaka afite angana na sose, angana na sogokuru wawe. Umva nkubwire inshuti yanjye, ndagukunda gukurikirana abakinnyi bakina urabakurikirana sorinde wowe uziki stoka we nico Oh yes, ndagusuje cyane kandi nkwifurije kuberwa neza cyane impande zose uherereyemo, nkubwira ngo ni iby'agaciro gukomeza kubana natwe kuri Admount niyo ngushimira cyane kabisa wowe wamaze gukora subscribe, tubana umunsi ku wundi ibyo tuvugana amakuru entertainment ndetse n'ibyashishikanye kuri iyi mihanda. Hanyuma rero ngamavubi bimeze bitari amavubi kuva kera ubona ko twabitangiye ejo muri 2022 na rimwe niba 2026 noneho tubibaza tuvatse amavubi bizagenda biti ako ngiye cyo mvuka nk'amavubi ufisa k'amavubi agomba hanava akagera naho ibyo kuvuga ngo bagiye mu kibuga batugatsindwa uyu nicyo ntabwo nkifuza. Amavubi agomba kuzamuka, amavubi ni ikipe y'u bafite abakinnyi nabwiye niba zamuke bishoboka bajya na za Thailand yes za India, God have mercy upon us. kajya kuzana abakinnyi za Miami na za Gakecuru hariya wenda ashaka kuva neza. Nuko rero ku itariki 14 Ugushyingo tubona match y'Amavubi iri gukina na Libya, birangira Libya itsinze Amavubi igitego kimwe ku busa. Ariko mbere yuko match itangira nuko kuri stade byari bimeze ni gahunda yo gushwanyaguza Libya turayikubita mpaka kuvuga ikinyi. Nshatse kukubwira ko ikipe yose izageza hano tuzajye twikubita. Tukiri muri siporo kandi harya di uyu mukino bawitanga iki? Abagiye abafana hano bose ameze nabi, ndabona hanagiye Mukeshimana yirukanse agiye guhereza nde, ahereje Peraje arirukanse hano arirukanse Mama Breza nakwenda Peraje arirukanse ahereje Sakimana agiye ahereje Uwamahoro mwipana ritukura arirukanse na sandari n'isaku kuboko aragiye Ndashimana Mukeshimana ahereje Mama Viol aragiye ahereje umuntu hano aragiye ibintu birakaza hano, ndabona yiruka cyane yamuhereje cyane, ndabona hano aragiye Mama Rudo Jose aragiye Jose arirukase Mama Rudo aragira ati ndagufata Mama Rudo. Abafana hano bameze nabi, baramwereje Teopista umubyeyi w'abana Teopista ngaho wenda reka nemere ko uriya mukino utawuzi, ariko se niba utawuzi n'uyu ntago uwuzi. Dukomeje rero nibyo kuri iyi mihanda, murabona ko umwaka ugiye kurangira kandi murabizi ko iyo umwaka ugiye kurangira haba ari kuba udushya twinshi tugiye dutandukanye. Uwo munsi wa none rero umugore yakoze ubukwe rwose yanga gusanga umugabo
ngayo nguko rero nibiba biri kuri iyi mihanda. Ariko rero mbere yuko ngenda, dore umwaka urarangiye, nizere ko intego zawe wazigezeho, ariko niba utarazigeraho wenda uri mu nzira. Niba nta na kimwe urageraho muri ibyo se waba utaniye ihene ya kamwana. Uno mwaka wari ufite izihe plan? Uyu mwaka utangira mu kwa mbere wari ufite izihe plan? nta plan nari mfite, ntacyo nagezeho, nta nicyo nahombye, ndacyari wa wundi, nta nicyo nzahindukaho. N'ugiye kuza nta plan mfite imbere y'Imana.